tugiye mu birimi nk'iki Bosnia cyo muri Bosnia na Herzegovina, Gikroate cyo muri Repubulika ya Kurusha, Ikiromania cyo muri Romania, tuhasanga ijambo Analiza. Analiza ni ijambo rivuga gusesengura mu Kinyarwanda cyangwa analysis mu Cyongereza. Akaba ari nayo nkomoko ya channel ya YouTube Analiza Rwanda, wakora subscribe ukazajya ubona ibiganiro bisesenguranye ubuhanga n'ubushishozi bitandukanye, yaba muri siporo, imyidagaduro, ubumenyi, ikoranabuhanga, amateka n'ibindi. Murakaza neza mu isi yo gusesengura. Ushobora kuba warakuze ukina umupira mu izamu witwa PUMA nk'ikimenyetso cy'uko uzi gufata umupira, cyangwa ukaba warambaye marike ya PUMA cyangwa ubona abayambaye ukaba utazi ibyo ari byo. Ni inyamaswa nyinshi tuzi twumva cyangwa tubona ku mateleviziyo no mu bindi binyamakuru bitandukanye, tukazarinda dusaza tutarazibonesheje amaso kuko wenda zitabi n'iwacu cyangwa ku mugabane dutuyemo muri rusange. Isi yagize inyamaswa nyinshi zazimiye n'izindi biteye ubwoba n'amakenga ko zaba ziri gukendera cyangwa zigenda zicika. Mu nyamanswa ziri kugenda zizimira harimo inyamaswa zitwa PUMA. Hari ubwoko burindwi bwa PUMA, bwose bufite imiterere isa ariko bikunda gutandukanira mu mabara n'ubunini. Nge mugiye kubana muri iki kiganiro ucyumvira ijwi, nta kabuza ndi Didier Panda. PUMA ni inyamaswa iri mu bwoko bw'ama big cats cyangwa amapusi manini byitwa feline mu rurimi rw'icyongereza, aho dusanga ingwe, cheetah, ibisamagwe ndetse na jaguar. Ni mu ruhererekane rw'imisozi ya Andes mu bice bikonja cyane, igice kirimo Parc National, imisozi, ibiyaga bigari n'ibishanga. Ni igice cy'inyamaswa nyinshi aho higanjemo iziguruka zibasha guhangana n'ubukonje n'indya byatsi nyinshi, higanjemo nk'izo mu bwoko bwitwa gunako. Ziba zijya kumera nk'ingamiya mu maso no ku majosi, ahandi igihimba zisanisha kandi zo ziba ari nini kurutisha. Aha kandi tuhita tuhasanga inyamaswa za PUMA, ari nayo nyamaswa yinkazi iba muri iyo misozi. Izi PUMA nizo mwami w'iki gice kuko usanga ariyo nyamaswa ifite ubushobozi bwo kurya izindi nyamaswa zose zihatuye ariko yo ntayirya. Izi PUMA kandi zifite ubuhanga n'igitinyiro kizemera kuba arizo mwami w'iki gice kuko ari nazo barinzi baya matwari banyemo n'izindi nyamaswa zindi z'inyantege nke. Izi nyamabere z'amapusi manini kandi ushobora no kuzisanga muri buri gihugu cyo muri Amerika y'Amajyepfo kuko zishobora gutura mu mashyamba, mu butayu n'ibindi bice bindi inyamaswa zindi zo mu bwoko bwayo zibamo, kuko murabizi ko nk'intare ari inyamaswa zitaba mu misozi kuko zibera mu bice by'umurambi nko mu Mikenke n'ibindi bice bifite ubutumburuke butari hejuru. Ariyo mpamvu PUMA bazita intare zo mu misozi kuko zo zibasha no kuba mu misozi. Dufashe nk'igice kizwi ku isi mu kuba aricyo kibamo PUMA nyinshi nka parke yitwa Torres del Paine iri mu nkengero zo mu misozi ya Andes. Aha tubibutsa ko iyi Andes ari rwo ruhererekane rw'imisozi runini ku isi ruherereye muri Amerika y'Amajyepfo. Aha akaba ariho twakwita mu rugo rwa za PUMA. PUMA kandi niyo nyamaswa ya kane nini mu nyamaswa zose ziri mu bwoko bw'amapusi manini. Ikaba ari nayo nyamaswa ya mbere ifite ijanja cyangwa icyo twakwita ikirenge ku muntu mu nyamaswa zose ziri muri buriya bwoko bwayo, kuko iyakuze neza. Ingabo ipima byibura metero 2 na santimetero 40 z'umurambararo uhereye ku murizo kugera ku mutwe. Ikaba ishobora gupima hagati y'ibiro 52 n'ibiro 100, aho ingore iba ifite byibura umurambararo wa metero 2 n'ibiro biri hagati ya 29 na 64. Ikaba kandi ari nayo nyamaswa ya kabiri iremereye mu nyamaswa zose zo mu bwoko bw'amapusi manini nyuma ya jaguar cyangwa panthère noire. PUMA kandi nayo ni inyamaswa nini iremereye ariko izwiho umuvuduko kuko ishobora kwiruka hagati y'ibirometero 60 na 80 ku isaha. Dufashe nk'urugero rufatika, umuhanda wa Kigali Muhanga nturengeje ibirometero 60, bivuze ko PUMA kuva i Kigali igera Muhanga byayitwara byibura iminota itarenze 37 gusa ikabigeza i Muhanga. Ishobora kandi gusimbuka uburebure bwa metero 5 ijya mu kirere cyangwa uburebure bwa metero hagati ya 12 na 14 z'ubutambike mu gihe iri guhiga. Ni inyamaswa izi guhiga no gutega igico, icyo bita ambush mu rurimi rw'icyongereza, kuko ifite ubuhanga bwo guhiga, ifite ubushobozi bwo kwihangana, ikitegereza inyamaswa ishaka gufata, ikayibara neza ikagera mu gipimo yamaze kubara aho bigoye ko ishobora kuyicika.
Izi puma kandi zishobora kuvuga mu majwi atandukanye, yaba ijwi ivuga iburira izindi ko hari ikintu kidasanzwe kije mu matware yazo, yaba n'iryo ishobora kuvuga mu gihe ishaka gukora imibonano na puma y'ingore. Iyo urebye ibibera mu ishyamba mu buzima bw'inyamaswa, uhita ubona ko Imana koko ari umukozi w'umuhanga, kuko mu ishyamba usanga inyamaswa z'indyabyatsi arizo zororoka cyane zikanabyara abana benshi, kuko ziba zigomba gutunga indyanyama ziba ari nke ugereranyije n'indyabyatsi. Aho urahita ubyumva ko Imana iza kwibeshyaho gato. Indyabyatsi zikaba nke ku ndyanyama, bitari gutwara igihe ko zimwe zihita zizimira vuba izindi zikicwa n'inzara. Mu bizitunga harimo nk'intama z'ishyamba, diya cyangwa se isha n'utundi dusimba two mu bwoko bw'ihene z'ishyamba bwitwa gunako. Puma kandi ni inyamaswa zigira igihe cy'uburumbuke, aho ingore imenya ko igihe cy'uburumbuke cyageze ikaba igomba guhura n'ingabo ngo byororoke, kuko igihe cy'uburumbuke cyazo gihera mu kwa 12 kugeza mu kwa 3. Ni inyamaswa zitororoka cyane kuko ishobora kubyara hagati y'abana 2 n'abana 4 gusa mu gihe cy'umwaka. Puma y'ingabo ni inyamaswa itita ku gukora umuryango, aho iy'ingabo ihura n'iy'ingore zikabangurirana bigatandukaniraho. Iy'ingore ikabyimengera mpaka ibyaye igakomeza kwita ku bana mpaka bakuze, ubwo iy'ingabo ikikomereza kuzenguruka ibangurira izindi ngore ngo zororoke. Puma kandi ni inyamaswa itagira igihe cyo kuramba ku isi, kuko zishobora kubaho hagati y'imyaka 8 na 13, ari nayo mpamvu ziri mu nyamaswa ziri kuzimira byihuse ku isi. Ku makuru dukura mu kigo cya IUCN cyangwa se International Union for Conservation of Nature, gifite mu nshingano kugenzura no kubungabunga ibidukikije n'inyamaswa ku isi, gitangaza ko kugeza ubu nta mubare uzwi neza wa puma zisigaye ku isi nubwo ziri gukendera vuba. Mu bushakashatsi bwakozwe ku isi ku nyamaswa za puma bwagaragaje ko puma zisigaye ku isi zitarenze 30,000 gusa. Murabyumva neza ko ari umubare muke ugereranyije n'izindi nyamaswa. Izi puma nk'izindi pusi n'izindi zo muri buriya bwoko, igira amatwi ahagaze neza yumva cyane, afitanye imikoranire ya hafi n'umurizo, kuko iyo yumva ibiri kure ukiteza amatwi izunguza umurizo biyongerera ubushobozi bwo kumva neza ibiri kure kurushaho. Ubwo twavuga ko umurizo n'amatwi biri mu biyifasha kumva neza mu gihe iri guhiga, mu gihe ubwanwa bwayo burebure buyifasha kumva ikiyegereye cyangwa bukayifasha mu gihe cy'umwijima, kuko nibwo buyumvira ikiri hafi bukanayifasha kumva niba umuhigo yafashe wapfuye cyangwa ukiri muzima, kuko bufite ubushobozi bwo kumva umutima w'inyamaswa utera mu gituza iri hafi muri 1.5 metero ya puma. Buriya nk'ipusi cyangwa indi nyamaswa yose uzigira ubwanwa burebure bwo hejuru, uramutse ubukasi ishobora kuba ikigoryi ntisubire no guhiga, kuko biba bigoye ko hari indi nyamaswa yafata. Izi puma kandi ibyaye byara abana bari hagati ya 2 na 4 baba bagomba gusigara mu ndiri ikajya guhiga. Mu gihe cy'amezi 2 nibwo byibura yemerera abana bayo gutangira kuyikurikira ikabigisha guhiga. Aha kandi abana bayo baba bagomba kumarana na nyina umwaka wose babana bajyana guhiga, kugeza umwaka wuzuye bagatandukana nabo bakajya kwirwariza. Puma kandi ni inyamaswa itarambirwa iri guhiga, kuko ishobora guhiga ubuso buri hagati ya kilometero 150 na 400 iturutse mu ndiri yayo ahitaha. Bivuze ko ibigomba gutura ahantu hagari koko, kuko iba ituye hafi n'ibice bituyemo abantu yajya basanga no mu ngo. Mu buryo ikoresha ifata umuhigo ni bumwe n'ubundi nk'inyamabere ingenzi zayo z'amapusi manini, aho ifata inyamaswa ikoresheje inzara zayo ndende zityaye, ikihutira kuyifata mu ijosi aho iyishinga amenyo kugeza iheze umwuka igafi ikabasha kuyirya. Nk'uko umuntu ari we nyamaswa ifite ubwenge bushobora gutuma ayobora izindi, ari nabyo bituma abantu tugira ubwenge bwo guhunika imyaka mu bigega no kubika amafaranga mu mabanki ngo bizatugoboke mu bihe by'amage. Izi puma kandi mu nyamaswa zose ziri mu bwoko bwayo niyo yonyine ifite ubushobozi n'ubucakura bwo kwica inyamaswa ikayirya, yamara guhaga ikayita bikayihisha, buri uko ishonje ikagaruka ikaryaho mu gihe bitarafata uwundi muhigo. Ari byo bituma inabeshaho abaturanyi bayo badafite ingufu nk'izayo, harimo nk'inyamaswa zitwa foxes cyangwa imihari, ndetse n'impyisi, kuko ziba zirekereje hafi zishaka aho puma yahisha ibyo yahaze, kuko ziba zitabashije gupfa kwiyicira indyabyatsi nini nk'uko puma ibikora. Izi puma ziri mu nyamaswa ziri gukendera kubera ibibazo bimwe bizitera impfu nyinshi, nko kuzigonga mu mihanda ica mu bice by'amashyamba zituyemo, kuzirasira mu baturage barinda amatungo yabo, yewe na ba rushimusi bazihiga bazijyana kuzigurisha mu nzu zishinzwe korora inyamaswa zikurura ba mukerarugendo zizwi nka zoo cyangwa abashaka impu zazo. Mu nama y'ikigo cya IUCN cyangwa se International Union for Conservation of Nature gishinzwe kubungabunga ubuzima bw'inyamaswa yabereye Marseille mu Bufaransa mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2020, yakomoje ku ngamba n'icyo batekereza ku izimira ry'inyamaswa zimwe na zimwe zo ku isi,
Iki kigo kivuga ko izi nyamanswa za PUMA n'izindi nyamanswa nyinshi muri rusange umwaka ushize 2019 zazimiye ku kigero kikubye 5 ugereranyije n'indi myaka muri rusange. Humans are causing a biodiversity crisis. And this is a problem because in addition to its innate value, biodiversity massively benefits humans. Abantu bari gutera inyamaswa kuzimira cyane. Nyamara ntibazi ko inyamaswa zidufitiye runini. Izi nyamaswa zizimira zikwiye kwitabwaho no guhabwa agaciro n'abantu. Nkuko tugira campaign zirwanya kanseri, ibiyobyabwenge n'ibindi. Ni nako dukwiye guhagurukira rimwe tukarwanya izimira ry'inyamaswa. Mu myaka 40 ishize, izimira ry'inyamaswa ryikubye inshuro 5 ku kigero cyari gisanzwe. Ibi biragaragara ko ari imibare ikabije cyane rwose. Bivuze ko byibura mu myaka 40 1/2 cy'inyamaswa zituye isi cyamaze kuzimira. Iyo urebye zimwe mu nyamaswa zabayeho n'iziri kuzimira ubu, hari inyamaswa ziri kuzimira tutazamenya ko zabayeho. Iki ni ikibazo gikomeye rwose. Iki kigo kiragira inama abantu ko dukwiye kubaha no guha agaciro inyamaswa, kuko ziri mu bidufatiye runini ku isi twe nk'abantu. Kuko nk'izi PUMA bamwe muri twe uretse kuzumva gusa tuzasaza tutanazibonye, ariko byibura twakifuje kuzibona, ariyo mpamvu zidakwiye gukendera zigasigara mu bitabo nk'uko twumva inyamaswa za dinosaur zazimiye mu myaka 1000 ishize. Mwakoze gukurikira ibiganiro tubagezaho. Munibuke gukora subscribe, like na share kuri YouTube channel yacu Analiza Rwanda. Nge mwari kumwe ndi Didier Panda. Mwakoze kubana natwe. Muchas gracias.